umva ukuri, itorero ry'Imana si umutungo w'umuntu. Itorero ni iry'Imana, rigizwe n'abagabo n'abagore Imana yahamagaye, yatoranije, bayizera kandi bayubaha. Urwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 19. Itorero ryubatse kuri Kristo, Matayo 16 umurongo wa 18. Itorero riyoborwa n'ibyanditswe byera, urwa kabiri rwa Timoteyo ibice 3 umurongo wa 16. Umuyobozi waryo ni Kristo, Abefesi igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza 23. Ryumvira amategeko y'Imana mu isi, niyo arigenga kandi niyo ariyobora. Umutungo waryo ufasha abakene, abapfakazi n'imfubyi. Umva ukuri, itorero ry'Imana si umutungo w'umuntu. Ni icyaha, ntibyemewe gushinga idini cyangwa itorero ugendereye kwikungahaza. Ni icyaha, ni amakosa gusaba abantu b'abayoboke babizera bayobotse ijambo ry'Imana kukuramya no kugusenga. Ni icyaha, ni ifuti kugambirira kwigisha ibinyoma mu izina ry'Imana kandi icyo ugendereye ari ukwiteza imbere wowe ubwawe n'umuryango wawe. Umva ukuri, itorero ry'Imana si umutungo w'umuntu.